ubwo rero byatumye guverineri tumubwira ngo baduherekeze n'abasirikari witabaje n'abasirikare niba bitabaje wese urumva aka gace rega ni agace ntari nizeye umutekano wanjye biba ngombwa ko niyambaza abasirikari duha guverineri igitekerezo tutese nta kuntu mwadufasha n'aba basirikari bakaduherekeza tukagera ahantu General Major Sultan Makenga yigiye primaire amashuri rero ngira ngo abantu bari kuyabona twayagezeho. General Sultan Makenga benshi bavuga yuko ari umunyarwanda, ubwo bunyarwanda twagira ngo tubuganireho, ubwo bukongomani tubuganireho, utubwire wowe uramuzi ko wavukiye muri iki gice ari nacyo mutuyemo, tubwire make ku mateka twumve iyi source abantu bavuga. Rwose ni ikinyoma cyambaye ubusa cyane ko muzi, ndamuzi cyane, n'ikimenyimenyi naramwigishije. Sultan Makenga avuka Impati, yavuye ari umwana muto cyane, yageze i Nyanzare, twe turi abantu bakuru, yahageze afite imyaka itageze muri 4. Yego, urumva niho yakuriye, niho yigiye école primaire, amashuri abanza yigiye Isinga, Epe Kimbilio Singa, amashuri yisumbuye kugeza muri CO yayigiye kuri Institut Singa. Iyo Institut Singa ahubwo n'ikimenyimenyi naramwigishije kuko narahigishije, nabayeho professeur igihe kitari gito. Nyuma yaho ngaho niyo yagiye kwiga Ikanyatsi, arangije secondaire. Nyuma yaho niyo yagiye mu buzima bwa gisirikare, ariko ndamuzi cyane. Abavuga ngo ni umunyarwanda nukubeshya, yabaye hari igihe kirekire pe. Ikaze mwese abadukurikira kuri Africana TV, tubasuhuze tubaha ikaze aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Tugiye kuganira muri iki kiganiro cy'uyu munsi, rero tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane aho abantu bahakana ubwene gihugu bw'abantu. Tugiye kuvuga kuri General Major Sultan Makenga, uyu nguyu akaba ari umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za AFCM 23 zirwanira mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ku rugamba rukomeje. Ngiye rero ndi Jean Baptiste nibishaka, ntago ndi jyenyine, kumwe na Vincent Habumugisha. Vincent Habumugisha tugiye gusesengura no kunonosora muri iki kiganiro. Tugiye kwereka abantu ibimenyetso bitandukanye twabonye ndakuka umuntu ashobora guheraho avuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yirengagiza nkana bamwe mu baturage bayo ibita abanyarwanda, nyamara mu by'ukuri nta nahantu bihuriye, duhereye kuri uyu mugabo General Major Sultan Makenga. Reka tubanze tuvuga kuri ibi bijyanye n'ubwene gihugu, icyo leta ya Kongo ikora kugeza uyu munsi iteza n'ikibazo cy'intambara. Ku bwene gihugu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burayirengagiza ibintu byinshi, irirengagiza ibintu bigera nko muri 3. Icyambere irirengagiza inama yabaye i Berlin mu 1884 kugera mu 1885. Ni inama yabaye ikata imipaka, ifata ibice byari biri ku Rwanda, ibice byari biri ku Burundi, ibice byari biri kuri Uganda, ibice byari biri kuri Angola, babishyira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakimara kubishyira ku cyari Zaire, icyo cyari Kongo icyo gihe. Yego, urumva cyajyanye n'abaturage b'icyo gice. Ubwo urumva ni kera, hashize imyaka mu majana n'amajana. 1884 kugera uyu munsi turebye imyaka ishize ni myinshi cyane. Urumva hadaciyemo ikinyejana. Haciyemo ikinyejana kuko se ko numva ari myinshi, ko nuko imibare yanjye atari myinshi. Ni hafi turi mu kinyejana cya 3 uhereye icyo gihe. Imibare yanjye 1900 kanifashishe aka kamashine ndeye ko katanyereka. Haciyemo ikinyejana kimwe, haciyemo imyaka myinshi cyane, 142 niyo myaka ishize. Urumva ni ibinyejana 2. Aha, ni ibinyejana 2. ubwo nigiye bakataga imipaka muri iyi nama ya Berlin. Icyo gihe urumva bakimara gukata umupaka, Kongo yaragutse. Ubundi icyo gihe yitwaga Kongo, iza kwitwa Zaire mu butari ubigaruye ku bwa Laurent Désiré Kabila, aza kuyita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigenda bihindagurika. Ubwo ayo mateka, iyo umuntu avuga ngo bariya ba Makenga, abantu bari muri Nord Kivu na Sud Kivu, ntabwo ari abanyekongo, abayirengagiza ayo mateka. Yego, bivuze ngo hari ibice abaturage bari batuyemo, uko gukata imipaka, bamwe tuvuge nk'urugero hano ku mupaka wa Rubavu, ushobora gusanga yenda hari abari abanyarwanda ariko batuye nko mu gice cya Rucuru, cyangwa batuye za Nyanzare.
za Masisi. za Masisi ariko berere yajya gukata igakata yindi hereye hafi y'ikivu y'ikiyaga cya Kivu abari inyuma aho ngaho bakavuga ati mwe mubaye abakongomani. kimwe urugero rutari kure yenda kugira ubyumve neza, hari abaturage bitwa abafurero yego baba hariya za Uvira, ubwo ni muri Kivu y'amajyepfo yego buriya hari ahahoze ari Uburundi yego kera muri iyo myaka nyine mvuze 1884 mu kwezi kwa 11 ubwo hari ku gice cy'Uburundi noneho mu kwezi kwa 11 kugeze mu matariki 15 yego niho inama yatangiye i Berlin iraba mu Budage isoza mu wundi mwaka mu kwa mbere yego urumva yamaze hafi ukwezi kurenga niho bahise bafata icyemezo cyo gukata iyo mipaka. Abo baturage kuva icyo gihe bitwa abanyekongo ntabwo bitwa abarundi yego bafite ibyangombwa yaba ari ibundi rangamuntu ni icyerekana ubwene gihugu yego bafite n'ibindi byangombwa bindi bibaranga yuko ari abanyekongo. Ariko ikibazo gikunda kubuhereye hano za Bukavu yego ukamanuka ukagera ku gice yenda twavuga ku gice Bunagana ntabwo ugerayo kubera yuko bari haraza Bunagana ntabwo bajya bavanga n'abanyarwanda cyangwa babita abagande yego neza ko icyo batabita abagande ni ikibazo gikomeye cyane. Iyi mipaka rero yakoze ku bihugu bitandukanye, ku gihugu cy'Ubuganda byabayeho, kuri Tanzania byabayeho, ku Burundi byabayeho, kuri Kongo bibaho. Ibi byose umuntu akibaza impamvu bizamuka bikaba ikibazo hagati kuri aba baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Ntabwo turi bubitindeho cyane kubera ko ni imipaka, ubwo ni amateka niko yese yikata. Ibi rero byatumye abarimo General Major Sultan Makenga nawe avukira nyine muri aka gace ahangaha bita Inyanzare. Ubundi muri iki gice cya Nyanzare batubwira yuko ari muri collectivité, ni muri groupement ya Mutanda, muri collectivité ya Bwito, muri territoire ya Rucuru. Ahangaha iyi adresse ngendeyeho ni y'umwarimu wamwigije muri mu mashuri abanza. Ahangaha ariko ni nabyo biri mu byangombwa bya Kongo kuko ajya mu gisirikare cya Kongo, ibyo byangombwa nibyo bashingiyeho. Yego. Ahangaha rero tufite amahirwe muri iki kiganiro, turi kumwe n'umwarimu wigishije General Major Sultan Makenga, akaba yitwa Professeur Jean Damascene Mugimba. Uyu nguyu rero akaba yaramwigishije hariya yavutse mu 1961. Uyu mwarimu yego kuko Makenga yavutse mu 1974 yego. Ubwo rero uyu mwarimu yamwigishije ahangaha kuri iri shuri ryitwa École Primaire Kimbiriyo Singa. Hara muri Nyanzare. Ngiye nagize amahirwe yo kuhagera. Wageze kwa rira shuri. Ahangaha turimo kureba kuri aya mashuri narahageze. Barakandagiye. Uvuye Nyanzare ni mu birometero navuga ngo ni 2-3 muri centre. Hanyuma uyu mwarimu Jean Damascene Mugimba we atubwira neza amakuru akawe nyine uko nayikubwiye avuga acukumbuye azi nk'umuntu yigishije azi mu bwana bwiwe. Uyu mugabo avuka muri groupement ya Mutanda, muri collectivité ya Bwito, muri territoire ya Rucuru, ni muri province ya Nord Kivu. Kivu y'amajyaruguru. Yego uyu munsi ariko akatubwira mu makuru yuko ubundi Makenga we yavukiye ahitwa Mpati. Yego. Hanyuma yaje kuhavanga afite imyaka 4 baza kuza Nyanzare. Baza kwimuka kubera kuza Nyanzare genda gushakisha ubuzima. Yego. Hanyuma rero aza kumwigisha kuri École Primaire Kimbiriyo hari ya Singa. Hanyuma andi mashuri akurikiye hari za secondaire yayiza ahitwa Kanyatsi yo ni muri groupement yihe? Kanyatsi nani muri groupement ya Mutanda n'ubundi muri Bwito. Muri Bwito territoire ubwo ni ahangaha muri Rucuru. Ni muri Rucuru. Ni muri Rucuru. Urumva umuntu wamwigishije azi kuvuka kwiwe, azi ukuntu yimutse akarinda agera na hariya. Nibyo gisirikare ntabizi ukuntu yagiye mu gisirikare cya Kongo. Iby'igisirikare ntabwo twabiganiriyeho, ariko we icyo twashakaga archive zirahari. Icyo twashakaga cyane ni naissance kugira ngo twerekane yuko aho umuntu yavukiye ababyeyi be niho bari. Ubu rero no kuvuga ngo twatubazaniye muri iki kiganiro tubumvishe yuko General Major Sultan Makenga yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahangaha muri groupement ya Mutanda, muri collectivité ya Bwito, muri territoire ya Rucuru. Wenda uyu mugabo reka tutarajya kure abanze tumwumve mu kiganiro twagiranye gitoya kuri kote imwe ijyanye n'amakuru kuri General Sultan Makenga. Nituhava
mu ngingo ya kabiri turaza kuganira ku bijyanye n'impunzi kuko urabizi ko duherutse kwakira impunzi. Uyu mugabo muri province ya Nord Kivu ni nawe ukuriye ishami rijyanye no gucyura impunzi, cyane cyane turaganira ku mpunzi za 94 z'abanyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 1994. Yego, reka rero izarenga si cyo gihe hose ntiyazicyura. Oya, harimo ibyiciro. Harimo ibyiciro. Yego, reka rero tubanze tumwakire mu kiganiro cyacu. Bwana Jean Damascene Mugimba, twagira ngo dutangire tuganira, utubwire koko ese koko namanyakuri cyangwa ni ikinyoma kubavuga yuko General Major Sultan Makenga atari umukongomani, wowe urabivugaho iki? Amakuru ufite na yahe? Amazina yanjye ni Jean Damascene Mugimba, nkaba kuri ikigo gishinzwe gucyura impunzi muri Kivu y'Amajyaruguru. Urakoze cyane Papa Rwigimba, twagira ngo mutubwire mwe hano muri Kongo, duhere ku mavuko yanyu hano muri Kongo kugira ngo tubanze tunarebe na source y'impunzi n'ubuhunzi. Mwe mwavukiye hano muri Kongo, mutura mu kihe gice? Nge ndi umukongomani wavukiye muri Kongo mwaka w'1961. Yego. Navukiye ahitwa Inyanzare, aho ni muri groupement ya Mutanda, collectivité ya Bwito, muri territoire ya Rucuru, muri province ya Nord Kivu, yowe na gouverneur ubungubu Bahati Musanga Erasto. Yego, urakoze cyane. Angira ngo ubwo twasuraga iki gice, gouverneur yaje kuvuga yuko iki gice ari nacyo giturukamo havukiye General Sultan Makenga. Benshi bavuga yuko ari umunyarwanda. Ubwo umunyarwanda twagira ngo tubuganireho, ubwo bukongomani tubuganireho. Utubwire wowe uramuzi ko wavukiye muri iki gice ari nacyo mutuye, mutubwire make ku mateka twumve iyi source abantu bavuga. Rwose ni ikinyoma cyambaye ubusa, cyane ko muzi, ndamuzi cyane. N'ikimenyimenyi namwigishije. Sultan Makenga avuka Impati. Yavuye ari umwana muto cyane, yageze i Nyanzare, twe turi abantu bakuru, yahageze afite imyaka itageze muri 4. Yego. Urumva niho yakuriye, niho yigiye école primaire, amashuri abanza yigiye Isinga, EP Kimbili Osinga, amashuri yisumbuye kugeza muri CO yayigiye kuri Institut Singa. Iyo Institut Singa ahubwo n'ikimenyimenyi naramwigishije kuko narahigishije, nabayeho professeur igihe kitari gito. Nyuma yaho ngaho niyo yagiye kwiga Ikanyatsi, arangije secondaire. Nyuma yaho niyo yagiye mu buzima bwa gisirikare, ariko ndamuzi cyane. Abavuga ngo ni umunyarwanda nukubeshya. Ukubeshya yabaye hari igihe kirekire pe. Ngibi rero Vincent, reka tumushimire cyane, ngira ngo turabyumvise. Ni umwarimu, buri umwarimu wakwigishije, abazi byinshi kuri wowe kuko abazi aho wavukiye, abazi ababyeyi bawe, abazi n'ibindi byihariye naho mutuye, n'imico yawe n'imibanire. Iyo uvuze ngo abazi aho yavukiye, iyo amenya ahantu wavukiye, abazi n'ababyeyi bawe buryo. Yego. Abazi byinshi kuri wowe. Kuri iki kibazo kugira ngo bibe clair, yenda nabo bumva urundi rurimi babyumve. Ahangaha nari kumwe n'umunyamakuru ukuriye service ya communication muri guverinora ya Nord Kivu, yitwa Celestin Sibomana. Yamubajije iki kibazo mu rurimi rw'igifaransa. Hanyuma Bwana Jean Damascene Mugimba, professeur wa General Major Sultan Makenga, amubaza iki kibazo agisubiza mu rurimi rw'igifaransa. Reka twumve uburyo yakimubajije n'uburyo yagishubije. Jean Mugimba, vous êtes reconnu comme un ancien enseignant dans la collectivité de Bwito, précisément à Singa. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre ancien élève, selon les témoignages reçus, qui s'appelle actuellement le chef d'état-major Sultan Makenga? Effectivement, j'ai eu quand même l'occasion d'être professeur là-bas, parce que je suis même natif de là. Sultan Makenga, il a fait ses études primaires à l'Institut, à l'EP Kimbili Osinga. Il a fait les CO à l'Institut Singa. Sultan Makenga, je l'ai connu quand il était petit. C'était vraiment un garçon brave, aussi intelligent en classe. Je le connais très bien. Ils habitaient dans le centre même commercial de Nyanzale. Donc c'est un petit qui a grandi
sous mes regards, c'est ce que je peux dire de lui. Est-ce que vous pouvez reconnaître d'autres enseignants avec qui vous avez donné cours Sultani Makenga, voire même ses collègues de classe, comment ils ont évolué, une petite description quant à ce qui concerne son parcours, je dirais, de l'enfance. Bon, parmi ses collègues, il y a certains collègues qui se trouvent encore à Goma, tel qu'un garçon qui s'appelle Twizere Mohire. Je lui ai donné cours avec lui. Parmi ses enseignants, il y a un enseignant, je me rappelle de lui encore, il s'appelle Mbonigawa. Actuellement, je pense qu'il doit être préfet à l'Institut Nyabushongo de Goma. Il y a pas mal de professeurs qui lui ont donné cours. Il y a aussi, il y en a beaucoup. Nibyo Batista twumvise amakuru arambuye yaba ari abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abumva ururimi rw'igifaransa cyane cyane ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri abantu benshi batuye mu burasirazuba bwa Kongo bararwumva bumva ikinyarwanda kuma n'igifaransa n'abatuye kure yaho. Uko uvuze nk'ikinyarwanda n'igifaransa nta nubwo yari ngenyenyene nari kumwe n'undi munyamakuru witwa Marivika wo kuri MTV1 nawe yakimubaje mu rurimi rw'igiswahili. Nabyo birahari reka twumve umugenzi wacu Marivika ubwo yabazaga profesori wigije General Sultani Makenga. Asante sana. Turudie kidogo kwa lugha ya Kiswahili. Wakati tulikuwa tunatembelea hapa Singa, hii ni eneo inapatikana shule la msingi General Major Sultani Makenga amesomea hapa kwa hili shule la msingi. Kwa lugha ya Kiswahili nilikuwa pamoja na mpasha habari Malivika. Alimuuliza kwa lugha ya Kiswahili, profesa alimfundisha huyu General Sultani Makenga, jina lake Mugimba Jean Damascene, akamujibu ni swali 2 au 3 kuhusu kuzaliwa kwa General Major Sultani Makenga. Wanasema ulifundisha Makenga, watu wanasema Kinshasa kwamba ni mgeni. Hakika nimemfundisha, alisoma école primaire hapa, akasoma école secondaire hapa. Mimi nilikuwa nafundisha école secondaire. Nilifundisha première année CO, deuxième CO, baada akaendelesha Kanyati. École primaire gani ama? Primaire Kimbilio Singa, kisha secondaire akasoma ku Institut Singa. Lakini Kinshasa wanasema tu ni Mnyarwanda, ni mgeni. Bongo mtupu. Yeye anazaliwa hapa, mimi najua kwao, hata sasa mimi naweza nikaonyesha kwao. Hapa centre commercial, karibu parcelle ya 4. Pale ndio Makenga. Kweli kama vile wala alisema. Alizaliwa Pati, karibu territoire ya Masisi, akakuja na iko na umri ya miaka 3. Babake alikuwa pasteur, wakawahamisha hapa. Tangu ile miaka yote hadi leo hawakutoka tena hapa. Walitoka Nyanza juu ya vita, mambo ya vita, lakini yeye alizaliwa hapa na wadogo wake wote, familia yake hapa Nyanza. Unajisikia namna gani kufundisha generali? Mimi nasikia raha. Wakati tunafundisha mtoto anakomana, anakuwa mtu mkubwa, nasema kama mimi nafurahi, ni raha kabisa. Anapokuona anajisikia? Wakati ananiona anasema prof, mimi nafurahi. Anakumbuka fimbo? Na nilimpiga. Alikuwa shujaa hata zamani. Alikuwa anaweza kuongoza hata mgomo. Greve kwa masomo. Greve kwa masomo. Hata wakati wanaenda chota maji, hakuna mtu alikuwa anacheza pembeni. Anaanza anachotea na watu wanataka, wengine watachota nyuma. Unaleta nzaa na kupiga. Alikuwa na esprit revolutionnaire ndani yake tangu mtoto yake. Mimi namfahamu vizuri sana. Asante. Ngira ngo tunyuze mu ndimi zitandukanye. Nibyo nakubwiraga yuko hano mu burasirazuba bwa Kongo bumva indimi zitandukanye, yaba ikinyarwanda. Urumva ko uyu mwarimu wa General Sultani Makenga yagusubije ikibazo wamubajije cyerekeranye n'inkomoko nyirizina, ariko ishingiye aho yavukiye, kw'inkomoko ni nyinshi, naho yakuriye. Ikindi uvuga ururimi rw'igifaransa nawe arabimubaza ikibazo nk'icyo wamubajije, n'uvuga ururimi rw'igiswahili. Ariko ndibaza ni kuki wahisemo kujya mwa kano gace kandi ukabaza ikibazo cyerekeranye n'ubwene gihugu kugira y'amatsiko? Sultani Makenga ukagira amatsiko nk'aya ngaya, wari ugamije iki? Mbona ukuvuga ngo icyo nari ngamije
uyu munsi uzi ko dukora amakuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi turwanira kugira ngo tugere ku isoko yo kumenya ikibazo mu kugicukumbura duhereye mu mizi kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, konfuri iri muri Repubulika aho yaturutse Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi abaturage barimo gutotezwa, impamvu tubyita no gutotezwa nibyo ni persecution. Niba rero abantu ari abaturage b'icyo gihugu, nashaka kugira ngo ngaragaze bimwe mu bimenyetso byerekana abanyagihugu. Muri politike hari abashobora kuza bagakora icyo bita propaganda, bakumvikanisha ibintu runaka. Nk'abanyamakuru rero, nk'umunyamakuru numvise ari ngombwa ko iyi nkuru nyishyira ku mugaragaro, cyane cyane ko n'imbonye resource bakora ubucukumbuzi ku buryo abantu bose basobanukiwe. Iyi source nayikuye he rero? Ubwo twaherekezaga guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, bwana Bahati Musanga Elasto, ubwo yaragiye gusura abaturage ni muri centre ya Nyanzare, ahangaha ni muri groupement ya Mutanda, muri collectivité ya Bwito, muri territoire ya Rucuru. Mu mbwirwaruhame yahaye abaturage yarababwiye ati, murabyibuka ko muri aka gace turimo ariho havuka General Major Sultan Makenga. Yarabibibukije. Yego, yarabibibukije. Mba naritaye mu gutwi. Abatinda ngomba kubikurikirana. Nta nubwo ari we wenyine wabivuze. Hari n'undi mugabo wabivuze twa Gafishi Semikore. Uyu nguyu bwana Gafishi Semikore akuriye ishami rijyanye na sensibilisation, mobilisation na recrutement no gushakisha yenda abajya muri ASM 23. Yego, uyu buryo bwose igisirikare ndetse n'abandi. Yego, uyu mugabo Gafishi Semikore nawe yabikomojeho, aravuga ati rero abasore bo muri iki gice cya Nyanzare rwose dore naho urugamba rwatangiriye, kuko warutangije avuka hano urushyize mu biganza cyane, afatanyije n'abandi avuka hano. Abasore rero namwe muze mu gisirikare. Mpita mu gutira vuga, kumbi burya General Major Sultan Makenga avuka hano. Nibwo natangiye gucukumbura rero, hanyuma dutangira gushakisha abantu baba babizi neza. Duhise tubona uyu mwarimu rero wamwigishije muri primaire, dufatiraho. Byaguhaye uburyo nyabwo butuma wubaka igitekerezo wari ufite. Nari mfite. Ubwo rero byatumye guverineri tumubwira ngo baduherekeze n'abasirikari. Witabaje n'abasirikare. Niba witabaje wese, urumva aka gace rega na gace ntari nizeye umutekano wanjye, biba ngombwa ko niyambaza abasirikari. Duha guverineri igitekerezo tutese nta kuntu mwadufasha n'aba basirikari bakaduherekeza tukagera ahantu General Major Sultan Makenga yigiye primaire. Amashuri rero ngira ngo abantu bari kuyabona, twayagezeho. Ntago yenda badutungiye agatoki mu muryango n'uyu kubera twihutaga. Urumva n'amashuri ntabwo. Ariko amashuri ngo urebe n'intebe yicayeho. Aya mashuri ntago tuyahimbye, murababona ko twageze kuri tere. Abayazi barayabona uko asa. Abayazi murayabona, ni amashuri akoze mu mbaho. Amabati nayo naya ngaye. Iri shuri ranagerageza ugereranyije n'amashuri hano muri Kongo. Urumva rero muri make ni iki gitekerezo kugira ngo twerekane isoko nyakuri y'ibibazo biri muri Kongo, yuko kuko abantu barwana bafashe intwaro bagahaguruka ari abakongomani. Ibyo leta ya Kongo ishyira ngo bari Rwanda ari ukubeshya. Hari ikintu yenda wowe ugiswahire cyane kundusha, ari cyo bita ko afite inkomoko kanuni. Kanuni. Huyu ni muzaliwa kanuni. Ni muzaliwa wa Kongo. Huyu ni mwananchi wa Kongo. Huyu ni raia wa Kongo. Manake ni kusema yeye ni Mkongo mani. Ni Mkongo mani. Nibyo utubwiye igitekerezo wanagikuye n'uburyo wagira ngo umare abantu impungenge, kubera yuko ni ibintu byakunze kugaragara keshi aho ubutegetsi bwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bwagiye busimburana mu nyungu za politiki ariko zabo zitubaka igihugu. Bagiye bafata igice kimwe bakacyegeza uruhande bavuga yuko abantu atari Kongomani kugira ngo babi mu butegetsi. Turabizi ko ibyigeze bya no kuri Moise Katumbi. Yego, Moise Katumbi bagiye bigeze bavuga ko ubwene gihugu bwiwe bushidikanywa. Batanya bati hoya ukomoka muri Isirayeli, ukomoka ibunaka kugira ngo atiyamamariza kuyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byagera kuri abangaba bavuga ikinyarwanda byo bigafata intera irenze izindi zose. Ni nacyo buriya AFCM 23 cyangwa M23 ivuka uhereye kera kuri CNDP ukazamuka za RCD, nicyo barwanira kugira ngo bakirwanye ivangura rishingiye ku bintu bidafatika bitakorewe ubushakashatsi bwimbitse, kubera yuko iyo bakenera kubavangura buriya bari kuvuga ngo umuntu wese uri muri Sud Kivu
na Nord Kivu Yego. nibyo si umukongomani Yego. barangiza bakavuga ati n'ubu butaka si ubukongomani noneho bagahita bati turabaretse n'ubutaka bwabo turabaretse noneho bakishakira bagasigara ibyo bita mu mategeko apatride abantu batagira igihugu na kimwe bakomokamo bagasigara bavuga ati nubwo nta gihugu tugira dukomokamo ubwo tubaye abafurero abafurero gutese kandi abafurero n'abakongomani abafurero nabo hari ukuntu batebya ndabikubwira banze tubanza kubimbwira noneho gasigara ndabona cameraman arimo twitegereza cyane buriya bagasigara bavuga ati noneho ubwo UN ni yarasigara tugenga buno butaka nabwo baye nuba kwisera abantu batagira igihugu ntitugira igihugu ariko dufite ubutaka niba dufite ubutaka rero katubigazemo igihugu kuko ufite ubutaka kubyazamo igihugu biroroshye ati dufite abaturage dufite n'ubutaka katubyazemo igihugu noneho dini faso politique twishyiriraho ubuyobozi hagati havamo igihugu Kongo iyo ibishaka kuba ibi mu bwene gihugu kandi bafite bavukanye bakifite na nubu bakwiye kuba babikora gutyo ariko ikibazo ahantu kiri ni inyungu zishingiye ku banyepolitike bamwe ariko atari bose kuko nk'urugero niba hari abantu benshi tuzi mu gisirikare cya Kongo ariko ntabwo nguca mu ijambo ariko uraza kumbwira numvise amakuru bavuga yuko ngo na Colonel Nanga ngo burya ngo ari umunyarwanda ni benshi batangiye kumushinja ko ari umunyarwanda ntawe utari umunyarwanda buriya muri Kongo umuntu wari wese werekanye akarengane abene gihugu bahura nabo nako ariko habura butaka ahita umunyarwanda cyangwa agahita agira ubundi bwene gihugu simwa urugero kuri Moise Katumbi se kunagize ubwene gihugu bwa Israel kandi yenda bishobora kuba araho bihuriye sinzi ariko kuba yari kwerekana akarengane ahita yamburwa ubwene gihugu batangira kumutwerera ubundi n'uyu rero bamutwerera ubundi kubera ko ari kwerekana akarengane kuri Makenga rero byurumva byari bikomeye cyane kubera ko hari icyo bita RCD RCD buriya ni abantu bavutse bishyira hamwe association iravuka ibishyaka none baravuga ati twe turarwanya akarengane gakorerwa abantu bari mu Nord Kivu cyane cyane nubwo Sud Kivu nabo byaje kuhagera ariko byari byahereye Nord Kivu harya buriya ni muri 90 za 96 97 yego none bati twe turavutse twishingire association dushira ihuriro riduhuza none tuharanira uburenganzira bwacu kuva icyo gihe batangiye bahise batangira kwitwa abanyarwanda nubwo na mbere mu mbuto yabikoraga ariko mu mbuto yagezeho atanga itegeko yuko nta muntu n'umwe w'umukongomani uzongera gutwererwa ubundi bwene gihugu cyane cyane abantu bamaze imyaka runaka bamaze muri 73 niho byabaye batora n'itegeko mu nteko ishinga amategeko abaturage baratora oya abadepite abaserukiye abaturage barabyemeza bamaze kubyemeza muri 1973 birakomeza nyine abaturage bajya mu nzego za politike bajya mu gisirikare n'ibindi ariko muri za 1993 kubera ibibazo noneho byerekeranye na none kugira ngo bagundire ubutegetsi bakajya bareba aho batifuza kavuga ati wowe ntabwo uri umunyekongo uri umurundi uri umutanzaniya hari n'igihe na Gisekedi bavuga ngo ntabwo ari umukongomani bajya babivuga nawe bajya babivuga kenshi na Kabila urabizi ko babivuze na Kabila Muzehe bagenda babivuga ubu na Mobutu ntago bemera ari n'abatemera ko ari umukongomani ntibajya bamwitaho ko se ko ari umuzambiyera bajya bagira ikindi gihugu bamutwerera nkibaza ukuntu ba perezida imyaka n'imyaka iyo byakaze bahita bagukura ubwene gihugu muri Kongo bahita babukwima bakareba undi bakwita none icyo ngicyo kivuyeho se urumva RCD biba integre mu butegetsi ijya mu nteko ishinga amategeko igira na vice president wo bita Zarias Ruberwa ubwo ni yari ishyaka Zarias Ruberwa uramuzi ndamuzi Maître Zarias Ruberwa arazamuka aba vice president Kinshasa ngayibaze vice president umuntu yaba vice president atari adafite ubwene gihugu utari uwo muri icyo gihugu birashoboka se dore n'umukameramani ntago ari kubyemera ntabwo yabyemererwa nawe arabizi icyo kirarangira niho muri 1992 hari n'abandi bagiye mu gisirikare 96 ubwo abanyapolitiki bajyaga muri politiki abasirikare bakajya mu gisirikare 96 haza noneho kuza inkundura ikomeye aho bafashe babasirikare barwaniraga RCD bagiye muri leta yego nubwo twagasimbutse tutavuze ukuntu bivanze tuzabigarukaho bakora noneho igisirikare kimwe kandi urumva ntabwo bagiye mu gisirikare batitwa abanyekongo bagiye mu gisirikare bitwa abanyekongo bavuye mu ishyaka ryemewe birangiye 97 niho Sultan Makenga yagiye mu gisirikare cya Kongo yego ahabwa n'ipeti
bahita bamuha n'ipeti bahita bamuha ipeti rya bamahiriye harya ubwo general major ribanza nirihe general majoro buriya habanzaho general de brigade niryo ribanza niryo ribanza kuko hari n'intara bari bamushinze kuyobora niba atari tuzabigaruka ibyo niba atari lieutenant general na lieutenant naho ngaho aka kantu iyo twakajeho bikaducanga muri commentaire niko mbabona abantu mutubwire ubundi kugira ngo ugere kuri general majoro niriye peti mucaho unyuze he urazamuka ba lieutenant ba brigadier general ndibuka uzamutse yenda wageze wavuye kuri majoro umuntu akaba ari lieutenant colonel akaba colonel akaba general de brigade hanyuma akava kuri general de brigade akaba majoro akaba akada icyo gihe aba general yava kuri general akaba general majoro none se ubwo ikiri inyuma ya general majoro ni iki nta kindi inyuma ya general majoro nta general furuse oya inyuma ya general majoro nta rindi rihari ni marishari mu mbuto seseseko kuko umwendo wa zabanga ubwo muraza kutubwira abamenyereye igisirikare neza twebwe turi abasirikare b'abasivile bayatondeke bahereye kuri rya mbere kugera kuri iyo tuvuze rya marishari twe turi abasirikare b'abasivile abasirikare benyewe muze kudukosora mutubwire mu mapeti uko aho ngaho uko bikurikirana nibikurikiraho noneho nibwo yagiye mu gisirikare ahabwa n'inshingano zikomeye muri FARDC zikomeye yabaye muri FARDC mu gisirikare cya leta ahabwa n'inshingano zikomeye ari Kinshasa araza ahabwa intara sindi kwibuka yari yemerewe gukorera mu ntara iyo ari yo yose bamwoherezamo ahabwa ibica kontorora nyuma kubera ko batahuje n'impamvu yarwaniraga avayo nyine agaruka muri M23 ibyo ni iyo ni fact ya mbere igaragaza yuko ari umunyekongo yagiye mu gisirikare nk'umunyekongo afatamo n'umwanya n'ipeti rikomeye fact ya kabiri anahabwa n'inshingano niwe wamuhaye ipeti ririya ribanziriza iringira afite niwe wari muhaye ikindi kikwereka yuko ari umwenegihugu buriya afite carte d'électeur aranatora reka twabonye n'amapariseri yabo ngira ngo mu mashusho barimo kubibona twageze ku pariseri yabo iwabo mu rugo ni nahangaha barimo kubona buriya ndebye ku itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ryemera ubwenegihugu bubiri ariko twebwe u Rwanda rwemera ubwenegihugu bubiri ubushingiye ku butaka n'ubushingiye ku maraso mu kilatini babyita ius sanguinis cyangwa yusi soris. None se aba ba Kisekedi baba mu Bubirigi ko bari bafite ibyango byo mu Bubirigi kuki byari byemewe? Ubwo nibyo ngiye kugaruka. Muri Kongo bemera ubwene gihugu bumwe ushingiye ku maraso. Ubwo Kisekedi niba aragiye akabona ubundi yaragarutse arabureka. Kuko urumva ko none ubwene gihugu bushingiye ku maraso rero. Ufite amakuru se ko ba Kisekedi bari bafite imirimo bakora mu Bubirigi? Yarayikoraga myinshi akacuruza na pizza. Noneho yarakoze myinshi. Agera n'acuruza pizza. Noneho rero Makenga ntabwo ari ubwene gihugu yabonye kubera ubutaka. Kubera ko Kongo ntibwemera. Ni ubwene gihugu yabonye bushingiye ku maraso. Yusi sanguinis. Yego. Bisobanuke neza. Nabyumvise. Iyo muba ubushingiye ku butaka ni nkuko tuvuge wajya mu Igoma. Yego. Wagera ukagura ikibanza oya ukajyana n'umukobwa muvuye mu Rwanda yego wahagera ukabyarira umwana yego ubwo akababonye ubwene gihugu kubera yavukiye kubwo butaka ntabwo ari uko rero ntago Makenga bamukuye muri Zambia bamutwite cyangwa mu Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa mu Bugande ngo avukire hariya yahavukiye n'ababyeyi kuko ariho bari batuye ababyeyi be niho bari batuye muri Kongo bavuka ku bakongomani noneho nabo baza kumubyara gutyo gusa yenda hazamo amateka yo gukata imipaka amateka yo nta kera ariko urumva mu imyaka 142 kugera iyi saha niba umuntu wagiye icyo gihe ni sentence ndende 142 nkeka ko nta mukongomani iyo myaka uyifite muri iki gihe yego ntawe rwose aha uyu munsi rero ngira ngo ni ingingo twari tugarutseho ibi bintu mu mategeko mpuzamahanga abantu barengerwa gute iyo bari kubuzwa ubwene gihugu amaherezo nyine azaba yahe nibyo nakubwiye ko ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubundi mu mategeko mpuzamahanga igihugu kigenda gihitamo nibyo nari nkubwiye ni bitatu bundi ubwene gihugu ushobora kububona hashingiwe ku butaka Amerika yemera ubwene gihugu bushingiye ku butaka ubushingiye ku maraso n'ubushingiye kubwo usabye bivuze ngo umugore uri mu ndege aramutse agiye atwite yagera kuri Amerika mu butaka akabyara umwana b'umunyamerika rwose atiriwe abusaba itegeko niko rivuga bitandukanye no mu Rwanda aramutse ahavukiye arabyemerewe ariko yasaba yuko abuhabwa
bivuze ngo umugore wavuye muri Amerika atwite yagera hano Kigali akabyarira hano u Rwanda ntabwo uwo mwana exactly aba afite ubwenge automatically ntabwo ahita abona ubw'u Rwanda ariko arabyemerewe mu mategeko kuba yabusaba abisabye bahita babumata bitarindiriye yuko haraje gushira imyaka 5 cyangwa ingahe ariko muri Amerika ho nta gusabaho ubu bubonye uhita ugenda ukamwandikisha mu irangamimerere ukabubona none mu mategeko mpuzamahanga ubundi abantu nk'abo barengerwa gute bafite buryo butatu barengerwa ubwa mbere ubwabo bashobora kwirengera ari nabyo biri ku bakoresha icyo bita self defense ari nabyo biri ku nibyo biri kuba nyine bakora muvoma byabo ihuriro muvoma de defense bamara kuyikora mbese twirwaneho mu kinyarwanda yego babirwanaho nitubyitiranye na twirwaneho yahari mu oya kwirwanaho self defense no kwirwanaho yego none bamara gukora iyo muvomo yo kwirwanaho ukajya werekana uburenganzira wabujijwe yego ntabwo ubutangira ufashe imbunda utangira ubyerekana werekana amategeko y'igihugu werekana amategeko mpuzamahanga werekana ibimenyetso ufite byerekana kuri umwene gihugu werekana n'ibindi werekana n'ibyo utabona kandi uri umwene gihugu wagakwiye kuba ubibona iyo etape yivuyeho hakagira ugusagarira yego wemerewe gufata intwaro nawe ukirwanaho ukagaragaza ikibazo ufite so kukigaragaza ukirwanaho kugira ngo ya menace uyikureho yego noneho iyo ya menace uri kuyikuraho uba unagaragaza yuko abantu baguhohotera kandi ufite uburenganzira ku icyo gihugu yego icyo ngicyo ni icyambere icya kabiri kubyerekeranye n'ubwene gihugu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinye amategeko menshi mpuzamahanga yemera kurengera abaturage yego igihe icyo ari cyo cyose igihugu cyasinye ayo mategeko ni nk'amasezerano mpuzamahanga amasezerano ubundi niko byitwa nuko tubyita amategeko ariko ni amasezerano iyo igihugu cyayasinye kikayashyira no mu mategeko yacyo ko yemewe gukoreshwa imbere mu gihugu nk'amategeko abaturage abadepite batoye yego icyo gihe biba bibaye ihame ntibiba bikiri rya tegeko ryoroshye yego icyo gihe koko Kongo yafashe amategeko mpuzamahanga yemera ubwene gihugu no kurengera abaturage irayasinya nicyo bita sinye ratifiye kuratifiye imaze kuyaratifiye yashyira mu mategeko y'igihugu imaze kuyashyiramo ari rero niyo arengera abo bantu bose bishingiye kwa ayo mategeko n'imipaka kubera yatuwe bashingiye kuri ya mipaka yaciwe icyo gihe abo baturage bose barebwa n'iyo situation ayo mategeko babarengera kandi iryo ni ihame rikuru kurenza icyemezo cya politiki. Hanyuma dusoza bwana Vincent kuba Kongo iburi kindi yavuga defense igasanga isigaranya ari kuvuga ngo n'abanyarwanda ibigamije iki muri iyo protection biri gukora ikigamije rero nibyo nakubwiye ko hari ikindi cya gatatu ntarimvuze icyo bita naturalize umuntu ashobora kuba ari umunyarwanda agasaba ubwene gihugu bwa Kongo icyo gihe amategeko ateganya ko iyo usabye ubwene gihugu unyuze mu ubwo buryo isaha ku isaha yuhe mu iki gihugu barabukwaka yego iyo Kongo nicyo yitwaza ikavuga ati twabahaye ubwene gihugu yego kandi batarabubahaye icyabahaye ubwene gihugu nuko bahavukiye yego nuko banavutse ku banyekongo yego muri ya mahame navuze mpuzamahanga yego yego kubyumva bityo bitwaza baravuga ati abantu twabahaye ubwene gihugu turabubanyaze turabagenda iwabo nicyo ngicyo bitwaza ariko ntabwo gifite ishingiro ushingiye kuri ya mahame navuze none bigashingira no kuri politike mbi y'ivangura ishingiye ku bintu bitatu nakubwira icyambere kuba abaturage ba Kongo ntabwo bashaka gukora ngo bakoreshe imbaraga n'ubumenyi bafite yego bashaka gusahura ubuzima bworoshye ariko bushingiye ku busahuzi ruswa by'abagerageje gukora by'abagerageje gukora icya kabiri kumva ko wabaho utunzwe n'abandi icya kabiri gituma biriya bintu abanyekongo babikora abanyepolitike benshi bafite ibyaha bagiye bakora yego kugira ngo batabikurikiranwaho ntabwo bakemera bari abantu babikorewe yego baragira ngo babegeze inyuma nyamara kubegeza inyuma babagira ibivume babagira ibicibwa kugira ejo nibabona ubushobozi batazabakurikirana yego ku byaha bakoze yego bacyumvise icyafata urugero aho ngaho duha urugero ndaguha urugero ubwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge iki gihe yego ninde wabakurikiranwaho wa mbere ni umuyobozi mukuru w'igihugu uwa kabiri umuyobozi w'igisirikare kuko ariko atari we wenyine ubwo twari turi kugenda tureba muri umuyobozi w'ingabo wavuze ngo ushinzwe umutekano wavuze ngo nimwohereze indege ni perezida yego ni perezida buryo ubyemeza akavuga ati intambara ibe cyangwa ihagarara nta wundi uyidekarara buryo noneho iyo abivuze chef d'état major n'uhita ubishyira mu bikorwa yego akohereza abasirikare abo bantu ntabwo batuma ubwene gihugu bw'abari abantu bwemerwa mu gihe ibyo byaha babikoze icyo ngicyo ni ikindi cya kabiri ikindi cya gatatu gikomeye buriya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
yenda nk'urugero nka Bemba. Bemba yagize uruhare mu gushinga imitwe myinshi yitwaje intwaro kandi yica abanyekongo n'abatari abanyekongo, bacumbikira imitwe yitwaje intwaro y'amanyamahanga yakoze ibyaha. Noneho bagira ipfunwe ry'uko iyo mitwe bacumbikiye yagiye ikora ibyaha hirya no hino byo birimo kwica abantu, ariko bikagira ingaruka cyane kuri babona bavuga ikinyarwanda. Igihe cyose bakemera ubwenegihugu bwabo, bakabona uburenganzira bwo kujya mu butabera, mu nzego z'ubutabera, mu zindi nzego zose zifata ibyemezo, bakurikiranwa. Icyo nacyo baragitinya, bagishingira no gutuma baba nka begiskomuniya abantu bavuga ikinyarwanda. Yego. Aha, ngibi rero ni byinshi, ngira ngo nshimire Vincent kubera ko aduhaye byinshi tutari tuzi, tumenye amwe mu mategeko icyo avuga uburenganzira bw'abantu. Tunabashimira mwese ko mumenye intandaro zitandukanye z'ibibazo biri muri Kongo, hanyuma tunababwira yuko n'andi makuru atandukanye tuzajya tugerageza kumenya, tuzatuyabagezaho. Reka muri iki kiganiro nshimire bwana Sibomana Celestin, umunyamakuru wahariya muri Selicom cyangwa se muri guverinora Nord Kivu, akuriye ishami ry'abanyamakuru. Hanyuma nshimire Marivika nawe twari kumwe ahangaha muri iki kiganiro. Nshimire n'abandi banyamakuru twari kumwe ahangaha, harimo umudamu witwa Ange Wasumba, ndetse hari n'undi munyamakuru umwe twari kumwe uriya yitwa Mutinuba Jean Paul. Nshimire rero Vincent uburyo utunonosoreye unadusesenguriye bimwe mu bivuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo bw'umwihariko. Dushimire cyane guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru wateguye uru rugendo, akazirikana yuko abanyamakuru bamenya byinshi biri gukorerwamo. Dushimire Selicom yadufashije kugera kuri aya makuru. Nshimire Vincent wemeye ko tuganira, tutakora n'iki kiganiro kuri uyu munsi. Kripa yari kuri kamera. Vincent ndagushimiye, ugira umunsi mwiza. Urakoze cyane, ndagushimiye. Ubwo ibindi bibazo mwabishyira muri commentaire mukatubwira, mukatuganiriza kuri telefone yacu, mushobora no kutwandikira no kuri WhatsApp. Mugire umunsi mwiza.